Waba wibuka bwa mbere ugerageza gukora ikintu hanyuma abantu bakaguca intege bakaguseka cyane bakanakubwira ko yewe ibyo uri gukora bitagenda neza ko ari nk'ifi yurira igiti? Ese ibyo bintu wibuka igihe byabereye? Ese ni kera cyangwa ni vuba? Niba byarabayeho kera ushobora kuba utarabonye umwanzuro uhamye wo kubikora, ushobora kuba warahise ubireka. Niba byarabayeho n'ubu ngubu ushobora kuba utarabona igisubizo cyiza. Uyu mwanya wa none tugiye kuganira ku bantu bagiye banengwa ariko nyuma bakaza gukora ikintu gitandukanye, ikintu kirenze ibyo wowe ujya utekereza. Muri ibyo bintu tugiye kuganiraho turaganira ku bintu bitatu. Abaguca intege ntibakwiye kuba abanzi bawe. Ikintu cya kabiri ni uko ubushobozi butubakirwa ku karubanda. Ibyo wowe utekereza ntabwo byubakirwa ku karubanda. Icya gatatu ni uko intsinzi yawe izacecekesha abakwitiranyije yumvikane hose. Uyu mwanya reka tuganire kuri ibi bintu bitatu tubashe kumenya koko ibi bintu bitatu hari abantu babikoze bikagenda gutyo. Hari abantu batangiye banengwa bikarangira baje gukora ibintu bidasanzwe ku buryo babanenze aribo babakomeye amashyi. Nubwo amashyi atariyo nsaba, ahubwo nsaba ko wowe ubasha gukora ibintu ku buryo nawe uzabyishimira kuruta wowe uko abandi babyishimira. Wowe uyu mwanya wa none tega amatwi ubashe kumenya ukuri kubyihishe inyuma, urabasha gusobanukirwa. Impamvu nifuje gutangira kuri iki kintu kivuga ngo abantu baguca intege ntibakwiye kuba abanzi bawe, ni uko akenshi niwitegereza neza uzasanga abantu baguciye intege mu buzima batari abanzi bawe. Oya, uzasanga bari inshuti zawe, uzasanga aribo abantu ba hafi wagishaga inama. Ubaga ugize igitekerezo cy'ibyo wakora wakibabwira bakaguca mu ijambo bakakubwira ko ubwo bushobozi ntabwo ufite, ko ibyo bintu utabikora ngo bigerweho. Ibi bintu birababaje cyane niba koko warabumviye, niba koko warumvise ko ibyo bintu utabishoboye, kubera yuko hari ibintu byinshi wahombye. Hari ugutekereza ko ibyo bintu bidashoboka koko kubera yuko nawe wabonaga ko ntawe wabikoze, cyangwa se no mu bushobozi bwawe wenda nawe ushobora kuba warirebye ugasanga ntiwabikora ntiwabishobora. Ahangaha tugiye kugaruka kuri iki kintu. Ese koko nawe ujya ubwira abantu ikintu bakaguca intege bakakubwira ngo ibyo bintu ntiwabikora, bakakubwira ngo ibyo bintu ntabwo ubifitiye ubushobozi? Niba ariko bimeze bizatuma ubaho wicuza. Ubundi ntabwo ukwiye gupimira ibyo ushoboye kukubaza abandi. Nibyo pe, nabyo ni ingirakamaro mu gihe ubagishije inama, ariko banza wibaze ikibazo gikomeye cyane. Ese abo bandi bazi ikikurimo? Impamvu rero badakwiye kuba abanzi bawe nta yindi, ni ukubera yuko abo bantu ntibaguca intege kubera ko bakwanze. Oya, ni ukubera yuko bafite ubwoba bw'ibyo badashoboye gukora. Nabo bumva yuko nawe utabishobora, kubera yuko nabo ubwabo ntibashoboye kubikora. Rero wowe ntukwiye gucika intege, ahubwo ukwiye kumenya iki kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri ni ubushobozi uzahabwa no gukora ibintu ukabikorera ahantu hihishe kuruta uko wabikorera ku karubanda. Ubundi abantu benshi bakunda gukora ibintu ku karubanda, bakunda gukora ibintu abantu bazabakomera mu mashyi, abantu bazababwira ngo wawu, ibi bintu wakoze byagenze neza, byari byiza cyane. Ibi ngibi ntabwo bigaragaza umuntu uwo ari we. Ubundi umuntu nyamuntu, umuntu ukomeye ntabwo ari wa wundi abantu bazakomera mu mashyi bose. Oya, ahubwo wa muntu umenya ibye, akamenya ko yageze ku kintu runaka, akamenya ko yagikoze, akamenya step agezeho yubaka ibintu bye, akanamenya n'icyo abura kugira ngo azabashe kugikora. Uyu muntu ateye ubwoba. Uyu muntu ukora ibintu bye yiturije akabikorera ahantu hatabona, akabikorera ahantu hatari ku karubanda, uyu muntu uzamutinye burya, kubera yuko we ntazacika intege kubera abantu. Abantu se bamenya gute ibyo ari gukora mu gihe atabigaragaje? Ntabwo bo bashobora kumenya ibyo bintu, ntibashobora no kumuca intege. We azacika intege ku giti cye, usibye ko binagoye kubera yuko uwo muntu aba afite morali idasanzwe. Ariko wa muntu ukunda kugaragaza ibintu bye ku karubanda azacika intege vuba kubera yuko azahura n'abantu benshi bamuca intege. Rero ujye utekereza kuri iki kintu mu gihe uri gukora ikintu. Ese nkwiye kugaragaza ibintu byanjye mbere yuko bibanza kugera ku ntsinzi, cyangwa nzabigaragaze byamaze kugera ku ntsinzi abantu babyibonera ubwabo ko byabashije kugerwaho? Iki ni icya kabiri. Icya gatatu rero, intsinzi yawe izacecekesha abagupinze, abatakwiringiye, abatakwizera, abatemera ubushobozi bwawe. Ibi ngibi ndabikubwira ntanabisubiramo, abantu benshi bagiye bagera ku ntsinzi bagiye bacecekesha ba bantu bagiye babanenga. Tuzi neza ko hari ibitabo byinshi byanze gusorwa, ariko abantu babyanditse atari uko ari abaswa, atari nuko birimo amakosa, ahubwo kubera yuko abashakaga kubiprintinga, abashakaga kubipublishinga babyanze babashinjije amakosa adasanzwe.
tuzi neza abakinnyi bagerageje gutera amashoti menshi ariko batigeze babona igitego, ariko ku munsi umwe ugasanga babonye igitego gitwara igikombe. Ibi ngibi turabizi neza cyane. Tuzi neza abantu bagerageje inshuro nyinshi ariko bakagenda batsindwa ku munota wa nyuma. Tuzi neza abagabo nka Elon Musk bagerageje gukora imodoka zikoresha amashanyarazi, abantu barabapingaga cyane bakumva ko ibyo bintu bitashoboka. Kubera iki? Nta muntu wigeze ubikora mbere yabo. Ibyo turabizi neza cyane. Tuzi neza yuko batigeze bacika intege, ahubwo bo barakoze birangira babigezeho, birangira bageze kuri bya bindi abantu batigeraga babona mu mboni zabo, batigeraga bizera. Kubera iki? Abo bantu baragiye baratwihisha, bigira ahantu hadasanzwe, bakora ibintu byabo mu mutuzo, birangira baje berekana ibyo bagezeho. Twebwe tubaha amashyi, ariko se mu by'ukuri ayo mashyi yaturutse mu byo twababonyemo bakibigaragaza? Oya, yaturutse mu byo bakoze twebwe tutabona. Rero intsinzi yacu ikwiye kugaragazwa n'imirimo dukora, kandi imirimo dukora ntikwiye kugaragarira abantu bose. Oya, ahubwo ikwiye kugaragarira twebwe tuyikora kuruta uko igaragarira abandi, kuruta uko twebwe dushaka kubyereka abandi. Ibi ngibi nubigeraho, nzi ko ubuzima bwawe buzahinduka. Nzi neza yuko utazongera gucika intege. Icya mbere, twabonye yuko utakwiye gucika intege kubera yuko hari bakubujije ngo ibyo bintu ntubishoboye. Menya yuko buriya ifi ntushobora kuyipimira ku buryo yurira igiti, uburyo igenda mu muhanda. Oya, ariko wowe uyishyire mu mazi, izakwereka ibyo ushoboye. Nawe rero reka kugisha abantu inama, wowe urabagisha inama, bo bazi iki kuri ibyo bintu uri kubagishaho inama? Ese buriya niba ibyo uri kubagishaho inama bo batarabikoze, utekereza ko bazaguha iyihe nama? Bazakubwira ngo bireke. Icya kabiri, ubushobozi bwawe nubushyira ku karubanda, bizarangira baguciye intege, biga gukora ibintu byawe mu ibanga. Icya gatatu, menya yuko intsinzi yawe izacecekesha abaguciye intege bose, ahubwo nabo bakaba mu bagushyigikira. Ibi bintu nubigeraho neza, nzi ko uzabasha gutsinda. Nzi ko abantu bazasubiza amaso inyuma, bakajya baguha amashyi, bakajya bakubaha, nawe ukayoberwa uwo wari we igihe bagupingaga. Ibi biraryoha cyane. Iyi ntsinzi ndayikwifurije. Nzi neza yuko nuyigeraho uzishima cyane. Uyu mwanya wa none ushobora kumva ibintu tukugejejeho ari ibintu byiza cyane, ukumva urabikunze ariko ukaba utazi uburyo wadushyigikira. Ura subscribe, uraba udushyigikiye cyane. Ikindi kandi ushobora gutanga comment mu gihe wumva bitakugoye. Niba wumva ukunda uyu muryango, dushyigikire kandi natwe turagukunda, tuzi ko tuzakugezaho byinshi bizakugirira umumaro. Reka dukorane, twiyubakire umuryango ukomeye, umuryango ushyigikirana, umuryango ugirana inama. Ciao, ndagukunda cyane. Sawa.